Ese ujya wibaza waramutse uguye nko muri black hole? Ese wabura burundu? Ese wakwisanga mu rindi sanzure? Cyangwa se wahita urekera no kubaho? Black holes ziratangaje cyane kandi kimwe mu bintu bitangaje bigeze bibaho mu isanzure bitagaragara bifite imbaraga, kandi iki kintu kirakaze cyane. Ibaza ikintu gifata urumuri kikaba cyarubuza gutambuka, mbega muri make ntube wanarubona. None twibaze ngo black holes ubundi ni iki? Ese igihe nabivugiye wigeze ubisobanukirwa? Niba utari kumva ibyo ari byo, humura kuko iyi video nicyo yakorewe, uraza kubyumva. Njye ndi iFabrics. Niwumva black hole niwugira ngo ni nk'ikintu kimeze nk'umwobo gihora kireremba mu isanzure, ahubwo ni ahantu aho imbaraga nyinshi ndetse n'ibintu byinshi bihurizwa mu kantu gatoya cyane ntibibashe kuba byagenda. Ibi bituma black hole iba ifite imbaraga nyinshi cyane ku buryo n'urumuri ubwarwo iyo runyuze aho hantu rufatwamo, ndetse kandi kubera ko urumuri ruba rwafashwemo rutagaragara, bituma hano hantu hijima cyane, bityo bakahita black hole cyangwa se umwobo w'umukara. Ubundi black holes nyinshi zibaho ari uko inyenyeri nyinshi zirangije ubuzima bwazo, mbese muri make zisa nk'izapfuye zitagikora, hanyuma zikihuriza hamwe. Ubundi mu myaka miliyoni inyenyeri zigenda zishya cyane ku buryo zikora icyo twita fuel, katuyite nka essence wenda. Hanyuma rero iyi essence iyo iramutse isohotse muri ya nyenyeri, ahangaha no twisanga inyenyeri yashwanyaguritse ikabura ibiro. Iki biterwa n'uko inyenyeri iba yananiwe kuba yamanaginga cyangwa se yarinda cyangwa se igasigasira ibiro byayo. Rero nk'inyenyeri iramutse ari ndende cyane cyangwa se ari nini bihagije, iguma gushwanyagurika kugera ubwo ikoze black hole. Ibi bimeze nko kuba wafata wenda nk'umusozi munini ukagenda ukoramo akantu gato cyane gashoboka. Ibi bintu bizatuma uwo musozi uba uremereye cyane bihambaye kuruta uko wabyiyumvisha. Rero na black hole ni uko nguko iba imeze, uretse ko yo noneho iba yabaye ntoya cyane ugereranije. Mo hagati muri black hole abahanga bakunda kwita singularity, haba hari imbaraga nyinshi cyane bidasanzwe ku buryo n'amategeko twize muri fizike aba atagikora. Wegereye singularity haba hari undi mupaka udasanzwe kandi utanagaragara witwa event horizon. Iyo ugeze kuri uyu mupaka, noneho nta n'ubundi buryo uba wasubiramo inyuma. None wakwibaza ngo rero nimba black holes zitagaragara, abashakashatsi bamenye ute ko zibaho? Igisubizo ubundi kiranoroshye. Ubundi abahanga ntabwo babona black hole ubwayo, ahubwo babona ibintu iteza ku bintu byose bibyegereye. Nk'urugero, iyo black hole yegereye inyenyeri ikurura imbaraga ndetse na buri kintu cyose igihe kiri ku nyenyeri, n'imyanda yayo ndetse n'imyuka yayo iva ku nyenyeri iyihuriza muri ya black hole mo hagati. Kandi ibi bintu uko bigenda bigera muri black hole bikora ubushyuhe bwinshi ku buryo bigera kuri dogere Celsius z'amamiliyoni nyinshi. Mbere y'uko rero ibura yageze hagati hano twise muri singularity, twibuka neza yuko ibintu byose biri kwinjira bibanza kunyura ku mupaka witwa event horizon. Iyi event horizon rero yo yemera kuba twabona ibintu biri kuba ku buryo nyine tubona ahantu hari kwaka cyane ndetse bikarekura ama x-rays menshi, cyangwa se imirasire yasohotse nyine ibinyuze hariya mu gushya, hanyuma telescope z'abantu zikaba zabasha kuba zamenya ikiri kubaho ngaho, kuko nyine ziba zabasha kuba zayumva. Uretse n'ibyo, abashakashatsi barimo barabona inyenyeri zirimo ziragenda zizenguruka ikintu kitanagaragara. Ubwo rero nk'iyo babonye nk'inyenyeri zirimo zirazenguruka ikintu kitagaragara kandi gifite imbaraga nyinshi n'ibiro bidasanzwe, aha ngo bamenye yuko black hole ishobora kuba ihari. Muri 2019 niho abashakashatsi bakoze ifoto y'amateka, bagafata ifoto yerekana black hole. Icyo bafashe mu by'ukuri ntabwo ari black hole, ahubwo ni ibintu byose byari bigiye bizengurutse ya event horizon, nyine bya bintu bitarinjiramo imbere. Ibi ngibi twavuga nk'amagaze ndetse n'ibindi bintu bishyushye cyane byabaga bigaragara inyuma. Ese kandi babasha kuba bamenya yuko ama black hole aba atandukanye bitewe n'ingano. Zimwe ziba zikubye inshuro nkeya ugereranyije n'izuba, gusa inyinshi nyine ziba ziruta izuba. Izi zikubye inshuro nkeya izuba tuzita stellar black holes. Izi ngizi zibaho iyo inyenyeri nyinshi zapfuye.
noneho hari n'izindi noneho nini cyane ku buryo bugaragara zitwa supermassive black holes. Izo noneho ziba zikubye inshuro amamiliyoni n'amabiliyoni ibiro by'izuba. Fata rero ibiro by'izuba bikube inshuro amamiliyoni cyangwa amabiliyoni, wumve uburyo noneho izi supermassive black holes ziba zingana. Ndetse kandi amagalaxy menshi cyangwa se ubundi galaxy dutekereze yuko ari nk'inyenyeri nyinshi ziba zibumbiye hamwe zigakora itsinda. Rero izi galaxy inyinshi ziba zisanzwe zifitemo supermassive black hole mo hagati. Biba bifite n'imbaraga nyinshi cyane ku buryo ibintu byinshi biba bizengurutse bisa nk'aho birimo birakururwa nayo. Dutekereje yuko rero wenda nka black hole yaza ifite ibiro bingana n'iby'izuba, hanyuma iyo black hole ikaba yasimbura izuba, isi yakomeza kuzenguruka izuba nk'uko bisanzwe. Ariko nyine icyo gihe urumva ntabwo yaba ari izuba, yaba ari black hole. Uko ibintu byari bisanzwe byakomeza uko byari bimeze. Wenda icyaba gitandukanye ni izuba, ariko nyine mu bijyanye no kuzenguruka byaguma uko bimeze. Black holes ntabwo zifite imbaraga gusa, ahubwo ni kimwe mu bintu by'ibitangaza byagiye bivumburwa muri siyanse, ese kandi bihambaye cyane binatangaje. Gusa kimwe mu bintu bitangaje kandi byibazwaho cyane ni ikintu kiba iyo hari ikintu runaka kiguye muri black hole. Tugendeye ku byavuzwe n'umuhanga witwa Albert Einstein, yavuze yuko uko hari ikintu kigenda cyegera event horizon cyangwa se katubyite nk'umupaka uzengurutse singularity, igihe ubwacyo gitangiye kugenda kigabanyuka. Iki ngiki giterwa n'uko rukuruzi batangiye kugenda yiyongera, hanyuma ibintu byose bigenda byegera aho ngaho, igihe cyabyo kigatangira kugenda kigabanyuka ugereranyije n'ibindi bintu bigiye biri kure. Iki kintu kiba bacyita time dilation. Nk'urugero, nk'umuntu aramutse abonye nk'ikintu runaka kirimo kiragwa muri black hole ariko we ari kure, yabona icyo kintu kirimo kiragenda cyinjiramo, kirimo kiragenda gake. Gusa ikintu cyaba kirimo imbere cyangwa se wa muntu wabona noneho we arimo mo imbere arimo aragenda abona ibingibi biba, we yabubona bitandukanye cyane. Iyo ikintu cyarenze event horizon gitangiye kwinjiramo imbere, nta buryo na bumwe buzwi bwo kuba warokoka cyangwa se bwo kuba wasohoka aho hantu, ahubwo uragomeza ukagenda ugeramo imbere, aho imbaraga zirimo zigenda zigushwanyaguza, ugahindukamo ibindi bintu nyine bigize izo black hole. Kuko batazi aho ibintu bigiyemo bijya, abangaba barimo baribaza kandi barimo barakora ubushakashatsi niba black holes zitaba zifitanye irindi sano n'ibindi bice bigize isanzure, cyangwa se zifitanye irindi sano n'andi masanzure abaho tutazi. Bamwe bagenda bavuga yuko bishobora kuba ari ibijyanye na wormholes, cyangwa se bavuga ko ari nk'inzira zishobora kuba zaba zihuza isanzure n'igihe, mbega muri make ukaba wagendera mu gihe. Gusa nta kimenyetso gihari kivuga ko black holes zishobora kuba zikora icyo twita portal, cyangwa se zemerera abantu kuba bava mu isanzure rimwe bajya mu rindi. Ubu n'ubushakashatsi bwakozwe nuko black holes zitabaho iteka. Bitewe n'ubushakashatsi bwakozwe n'umuhanga cyane w'icyamamare witwa Stephen Hawking, yavuze yuko black holes zishobora kuba zagenda zibura imbaraga binyuze mu nzira yitwa cyangwa se process yitwa Hawking radiation. Bavuga ko rero ibi ngibi bishobora kuba byafata igihe kinini, gusa bigashoboka yuko black holes zagenda zitakaza imbaraga bikarangira black hole ubwayo ibuze. Black holes rero si nk'ikinyamaswa gusa kibaho tutazi, ahubwo ni ibintu bidufasha kumva neza no gusobanukirwa imiterere ya rukuruzi, isanzure ndetse n'igihe ubwacyo, ndetse n'amabanga menshi agiye aba mu isanzure. Biba byerekana yuko isanzure ritangaje cyane kandi rifite ibintu byinshi tutazi kuruta uko twanabitekereza. Kandi uko tugenda tubyigaho nuko ibisubizo byinshi tugenda tubisobanukirwa. Njye ni iFabrics wakoze kureba iyi video yacu. Nimba ari andi matsiko ufite wifuza ko wagukoreraho video cyangwa se ikindi kintu ushaka ko tukubwira, nagira ngo tuwandikire muri comment turagusubiza. Hari amakosa cyangwa ikindi kintu cyose ubona ko ushaka gihinduka watubwira. Murakoze.